banyacyubahiro muri hano b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, namwe abayobozi mumaze kurahirira imbere yacu nk'uko uyu muhango wo kurahira ubisaba, n'imiryango yanyu n'abandi bari hano. Icya mbere nagira ngo mbifurize akazi keza. Ni akazi karemeye, usibye ubwako ko karemereye, kajyanye n'imico n'imyumvire na politiki y'igihugu cyacu. Ako kazi kagomba kugaragaza mu buryo bwo kuzuza inshingano zijyanye nako. Kurahira rero ntabwo ari umugenzo gusa, kurahira bijyana n'iyo nshingano, n'ibigomba kugaragara ku bayobozi igihe buzuza izo nshingano, bityo igihugu cyacu nyine kikabigiriramo inyungu, ndetse no kwihuta mu nzira turimo n'aho twifuza kugera. Nagira ngo rero ibyo mu gihe muzaba mukora ibijyanye n'inshingano zanyu bijye muhora bifite mu byo mutekereza, bibayobora mu mikorere, naho ibindi aho muvuye n'aho mugiye ni umurimo umwe, wari musanzwe mufite ibyo mukorera igihugu. Mu yindi myanya mwarimo ni imyanya yahindutse gusa, ariko inshingano ni ya yindi, usibye ko yiyongereyeho mu buryo bw'uburemere gusa. Nagira ngo rero mufatanyije n'izindi nzego, twese dufatanije, akazi kazakorwe uko bikwiye. Nta bindi byinshi ngomba kubabwira uyu munsi, ni ibyo byo kubashimira no kwibukiranya gusa, hanyuma muzagira akazi keza. Tariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu 2016 ku isaha 12:58 nibwo ikinyamakuru Igihe Akadomo.com cyandikire imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti umusirikare wa Kongo yahungiye mu Rwanda. Umusirikare mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Caporal Mambovel ati amaze iminsi igera kuri 3 mu Rwanda, aho yaje aturutse igisirikare cy'igihugu cye avuga ko cyamwambuye amafaranga ye harimo umushahara ndetse n'uduhimbaza musyi. Uyu musirikare yamurikiwe ingabo za EGVM, itsinda ry'abasirikare rishinzwe kugenzura uko amahoro yubahirizwa mu bihugu bituriye ibiyaga bigari, riganira nawe ariko aguma mu Rwanda, aho rero avuga ko yari yizeye ko azafashwa mu kumvikanisha ikibazo cye. Kapiteni Pascal Nzabarinda uyobora zimwe mu ngabo ziba ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo icyo gihe yatangarije ikinyamakuru cya Akadomo.com ko uyu musirikare yinjira yanyuze ku mupaka muto uzwi ku izina rya Petite Barriere yirukanka avuga ko ahunze uburyo bubi abayeho n'ingabo ati z'igihugu cye. Ati ubwo abasirikare bacu bari ku kazi ati ku mupaka muto ku itariki 24 Kamena 2016 saa moya z'ijoro babonye ati yiruka yinjira ati ahetse ibikapu, ati tumuganirije atubwira ko ahunze kubera kwamburwa ndetse no gufatwa nabi n'ingabo zabo. Caporal Mambovel yatangaje ko atagamije kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, ko ahubwo yizeye ko u Rwanda rwari kuzamufasha kubona uburenganzira bwe ndetse no gusubira iwabo. Ati nababajwe n'amafaranga yanjye yajyanwe n'umuyobozi wanjye, ntabwo nshaka kujya mu ngabo z'u Rwanda, ahubwo mfite icyizere ko bazamfasha kubona uburenganzira bwanjye.
Colonel Philibert Okanzo umuyobozi wungirije w'itsinda ry'abasirikare mu karere k'ibiyaga bigari EGVM rishinzwe kugenzura imipaka avuga ko ibyo uyu musirikare ari ibanga ry'akazi. Ati ibyo yatubwiye dusanga byaba ibanga, ati turacyabisuzuma tureba icyakorwa. Iki kibazo cyo gufatwa nabi mu ngabo za Kongo gishobora no kuba ari kirekire kuko binakekwa ko umusirikare uheruka kurasirwa mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda nawe yaba yaramaze iminsi avuga ko kuri iki kibazo ndetse kandi akanabifungirwa. Kuri iki Kapiteni Pascal Nzabarinda wari ukuriye itsinda ry'ingabo zirinda umupaka ku ruhande rw'u Rwanda yavuze ati uyu yaje mu buryo bwe, ati gusa ubwo zimwe mu ngabo za Kongo zazaga kureba umusirikare wabo warasiwe ku butaka bw'u Rwanda, umwe muri bo rero yatubwiye ko yari amaze iminsi afunzwe azira kwishyuza amafaranga nawe atabona nk'uko uyu yagiye abigarukaho. Ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze igihe kitari gito kuva ubundi mu myaka igera kuri 30 ubwo ingabo zahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FAR zahungiraga muri iki gihugu cya Kongo ndetse zikaba zaragiye zinagerageza inshuro nyinshi cyane kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu ntambara bacengeze, aho rero zagiye zisubizwayo na RDF igisirikare cy'u Rwanda. Kuva icyo gihe rero umwuka wabaye mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, cyane ko Kongo yanze kwambura imbunda ndetse harugari uyu mutwe wa FDLR usanzwe wisuganyiriza muri Kongo ukagerageza kuhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nibwo bwose muri iyi minsi leta ya Kongo nayo ishinja u Rwanda kuba u Rwanda rufasha umutwe wa M23 umaze igihe kitari gito nawo uhanganye n'ingabo z'iki gihugu FARDC, ariko ni ikigaragaza ko imibereho y'ingabo za Kongo itifashe neza, cyane ko mu mirwano yose imaze igihe kitari gito ihanganishije ingabo za FARDC ndetse n'uyu mutwe wa M23 nubwo bagiye babona ubufasha butandukanye, yaba ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi, za Wazalendo, bose ubona ko mu by'ukuri imibereho yaho ishobora kuba itameze neza, niyo mpamvu bakunze gutsindwa urugamba. Reka turebere hamwe ibyo wamenya ku mpinduka zitezwe mu miterere n'imiyoborere y'igisirikare cy'u Rwanda. Minisiteri y'Ingabo MENADEF yateguye umushinga w'itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda rikubiyemo amavugurura mu miterere n'imiyoborere yazo, nk'uko Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda ku itariki ya 14 Werurwe 2024 yabisobanura inteko rusange y'abadepite. Amavugurura akaba agamije kugira ngo hanozwe imiyoborere ya RDF kugira ngo izabashe gusohoza neza inshingano ifite yo kurinda umutekano. Ati muri aya mavugurura byatumye hari byinshi cyane bihinduka mu itegeko twari dusanganywe, iby'ingenzi bikaba ari ibi bikurikira. Inyito y'itegeko yarahindutse iba itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda. Nk'uko ati musanzwe mubizi, ingabo z'u Rwanda zigizwe n'ibyiciro bigera kuri 3 zirwanira ku butaka, zirwanira mu kirere n'inkeragutabara. Ubu rero hakaba hariyongereyemo rero icyiciro gishya cy'ingabo zishinzwe ibirebana n'ubuzima, ubwo hazajyaho rero n'umuyobozi wazo. Muri rusange ingabo z'u Rwanda zayoborwaga n'umugaba mukuru, izirwanira ku butaka zikagira umugaba umwe, izirwanira mu kirere n'inkeragutabara bikaba gutyo. Minisitiri Marizamunda asobanuye ko muri uyu mushinga w'itegeko rishya rigenga ingabo byateganyijwe ko umugaba mukuru wa RDF azagira umwungirije, umugaba w'izirwanira ku butaka ndetse n'uw'ishami rishinzwe ubuzima nawe agire umwungirije. Ati ikindi rero gishya cyajemo nuko hagiyeho umugaba mukuru wungirije, twari dusanzwe tutamufite. Ati hazajyaho umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka wungirije ndetse n'ushinzwe ishami ry'ubuzima wungirije. Navuga ko rero inkeragutabara n'uw'ingabo ati zirwanira mu kirere bo bari basanzwe bafite ababungirije. Ubusanzwe rero ishami rishinzwe ububanyi n'ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare ryabaga muri RDF, ariko uyu mushinga uteganya ko ryimurirwa muri Minisiteri y'Ingabo. Bigendanye n'ibiri kubera ku isi no mu karere, muri uyu mushinga waguye ubunini cyane bw'imitwe y'ingabo. Urugero ni kuri brigade ushinzwe ubwubatsi yahindutse Engineering Command, yari Military Police Regiment ihinduka Military Police Brigade. Ishami rishinzwe itumanaho naryo yari Regiment ryahindutse Brigade. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite kuri 14 Werurwe yemeje ishingiro ry'umushinga w'iri tegeko rigenga ingabo z'u Rwanda nyuma yo kumva ibisobanuro bya Minisitiri Juvenal Marizamunda.